Aba babyeyi bo mu gasantere k'ubucuruzi ka Gahini mu mudugudu wa Busasamana mu kagari ka Mukoyoyo mu murenge wa Rwinkwavu mu karere ka Kayonza bavuga ko bahangayikishijwe n'abana b'abaturanyi babo banga kujya kwiga bakirwa basarura urusenda, bakavuga ko batizeye ejo habo kandi ko bakomeje gukurura uburara. Ikibazo cy'abana batajya ku ishuri mbona inaha harimo bake gusa benshi ariko barahari. Batwawe n'amafaranga baragenda bakajya mu gusoroma isenda mu mashoramari, bavayo rero ugasanga ya mafaranga bazanye bakakinikira ry'abarezi bakanga ishuri bikarangira bigize ibirara gutya. Bajya kujya ngo mu nsenda bakajya gukorera amafaranga ngo bajya kuyashyira mu biryabarezi. Njye n'ibyo biryabarezi simbizi. Nta muntu bita kuri wa mwana ngo abe yajya mu ishuri, ubwo wa mugani wa mwana yifata akajya gukora twa dufaranga gira muri ibyo by'abarezi. Ku ruhande rw'aba bana bavuga ko impamvu ituma bishora muri iyi mirimo ari ubukene, kuko amafaranga avamo abatunga bo n'imiryango yabo, n'aho biga bakabona aho bakura ibikoresho by'ishuri. Nuko mu rugo babuze amafaranga yo kugura ubunyobwa ubundi njya gusoroma urusenda. Nagiyeyo yuko nashakaga ikayi kuko mu rugo nta mafaranga bari bafite, ngura ikayi n'ikaramu icyabiri. Wapi njyewe ntabwo njya nyine biryabarezi, kuko njye ababa babikina njyewe ntabwo mba ndimo, kuko njyewe iyo nyafite nyaha papa akayambikira. Mu gihe umubyeyi nta kintu aba afite, nta bushobozi, nawe numva nakiga nacishamo nkanakorera amafaranga nkagura ikayi n'ikaramu ariko nkajya kwiga, maze gukura y'amafaranga icyabiri. Murekezi Claude umuyobozi w'uyu murenge avuga ko iki kibazo kigiye gukemurwa binyuze muri gahunda idasanzwe yo gusubiza abana ku ishuri. Mu zindi mpamvu zigaragara ko abana bata amashuri harimo n'iyo mirimo ishuka abana, iyo mirimo itemewe, yaba ari uko gusarura urusenda wari uvuze, nk'amakoperative akora imirimo yunguka ibyara inyungu akenshi na kenshi isaba gukoreshwa abana. Turakorana umunsi ku wundi kugira ngo uwo muco n'ubucike, aho byaba bikiri ubwo tugiye kurikirana, bigomba guhagarara byanze bikunze ko iyi kampanye irakomeje. Ni kampanye tumaze ibyumweru bigera kuri 3. Abana bavuga ko biga batangira kugera mu gasantere ka Gahini ku 3:00 za mu gitondo, bakavuga ko bari bwige nyuma ya saa sita, nyamara abahatuye bagaragaza ko aba bana batajya bahava. Hirya no hino mu Rwanda mu mijyi y'ubucuruzi no mu nsisiro zitandukanye hagaragara abana batiga bari mu kigero cy'imyaka 5 n'imyaka 13 batiga bahisemo kuzerera. Gusa leta y'u Rwanda ivuga ko ibi bikorwa biri kugabanyuka biciye muri gahunda yo gusubiza abana ku ishuri.